ubusabe bwawe bubaye itegeko, ahubwo reka nsimbuke sinteba ndatebuka, ahubwo hino uruti hanyuma winywera umutobe. Urakoze cyane. Ngaho mukirigitananga nawe zamura umurya w'inanga igihe ndaba mpamagara mushiki wanjye. Reka mbanze niyerekere umukwe wacu, ariko reka nanjye ngire niki. Ngahora umukobwa wanjye kimirana nirwaneho. Data mwiza, ndiyambaze tazakureba akagira ngo uri umubyeyi gito, yabona waguye mu bituza by'uyu mwari akagira ngo uri umubyeyi gito, murebera ko gasa neza rwose k'abakobwa. Hanyuma nawe kandi igihe sebuja araje ahaguruka ajya muhaguruka, nuko shanda gusabiye. Hanyuma igihe sebuja araje ahaguruka ujye wibwiriza. Nuko Serusha karame ngahoro tukimara kumenya ko mufite urubanza uyu munsi, mutangiye guhiga no gura mureba uburyo amazi mwabasha kuyashakira inzira. Natwe niyo mpamvu ntabwo twabazaniye Nyiragatare, ntabwo twabazaniye Rukwi rumwe, ntabwo twabazaniye Umutsama, ntabwo twabazaniye Inturire. Twe turabizera b'Itorero ry'Abadivantisiti bo ku munsi wa karindwi. Imandwa twaziteye umugeri dusige umusaraba Yesu Kristo umwami n'umukiza. Aka ngaka ntabwo ari inzoga, ahubwo ni ubuki buzira umusemburo mwakagira Imana. urakoze. Warunteye ubwoba, Kirazira wari umaze kumbwira ko mwafashe urutoke mufata amasaka mufata inturire, byose muravangavanga. turi abakirisitu kandi twe turi abakirisitu. Ndabona rero ari ubushera kandi bumeze neza. Muri make ni intwererano. n'intwererano, ariko bambwiye ngo kwa Nataneli kubatwera ntabwo ari ugutwera abakene, ngo bafite ntiwazongerwa kandi ibintu bijya mu bindi urakagira Imana. Ariko gikureba n'ubundi Serusha Karame n'ubundi ko mbona amazi atemba ageze kure, kandi iyo butije imvura agwa, wanyemera uriya mukobwa wanjye Focus akamumbwira agashyira muri uru rutete n'ubundi akanyegera kugira ngo n'ubundi ngukeze. Uri databuja nzahora ngukeza imyaka yose, kugira ngo njye nawe noneho uriya mutobe Focus adukureho ikirimiro, maze njye nawe dushingemo umuheha nitwumva koko ari umutobe ukwiriye ijambo. Ndakurahiye ubundi unyemere noneho tugene dushayaya kwa Nataneli, ndabona muri kwishe. Ndakurahiye. twabakiriye rero kandi twabakije yombi, kandi twishimiye gutaramana namwe. Rero nk'uko twamaze kubakira, twavuze ngo niba murakenera kutwunganira mu byerekeranye n'imihigo dufite, ni uburenganzira bwanyu. Umwanya turawubahaye kuko ijambo ryo murarisangana. Umubyeyi mwiza w'umunyarwanda yabivuze neza ngo ntawe usubira ku ijambo ku nzoga bamutuye kirazira, kandi umuco ntitukawuce, ntituzigere tujisha umuco, ahubwo tuzahore turandaganatana kuri uwo muco, kugira ngo tuzarenge abatubahinguka bazadukure mu ngata y'u Rwanda ruzahore Rwanda. Uranyemerera rero mubyeyi ngo turi iki kibindi cya kabiri, maze Focus adufasha gikureho urumiro, nitumubona ari umutobe ufite impiza, ubundi unyemere ijambo mu rugo rwo kwa Nataneli. Banyakire n'ubundi ko mbona ubugato ukarunkura ku mutwe ukagira Imana. Urakoze cyane. Rero nk'uko muvandimwe badutwerereye, intwererano twayijanye mu zindi, kandi iriho ubundi irasanga izindi. Ariko nk'uko umaze kutubwira ko ukeneye ijambo, reka tubanze Serusha. ngaho rero Igihe Focus bari kureba ibirahuri, ariko nabwo naba nkunganira iwacu kwa Emmanuel tugira aba engineer bisi bigendanye n'ubutaka, icyo bita land survey. Tugira aba engineer babashije kugira PhD mu bigendanye n'ubutaka, ariko icyambere gituma burya ubutaka tubufata duca amatarasi kabiri, tugashaka uburyo twaca imiferege izatuma y'amazi abasha bayita imiringoti. Gatatu uvuga ibigendanye Foka so ujana cyakenera kureba ufite amaso mazima ukabyara we werekeze hirya gizo oze mubyeyi Serushago tumwumvisha ubuki bw'iwacu buzira ubusemburo. Serusha Karame utangiye kubona impiza, urabona ko nta kuzana amazi buzi. ndabona rwose wikwije,
kandi natwe twishimiye kwakira impano batugeneye. Biragaragara rero ko n'inama muraduha zishobora gutuma twese imihigo twahise. ubuki mbubanze, ariko n'ubundi inzoga irushaga uwayituwe n'uwayituwe, ubwo uburenganzira ni ubwawe. wabukiwe buzira umusemburo, mubyeyi Emmanuel yabukuye mu rutoki rwiwe, dushaka inshinge, dushaka imivure y'indoha, tudahaho turangije tuzana mu rugo rw'umubyeyi Natanayeli. ubuki rero nabutuye umubyeyi Serushago ngo abusome, umucace, umucacure, abusome, umunyure, aze ko naho munyura. Niba burimo umunanira bugize umuhangamura, niba harimo ifuni iheze reka musomere mwene Twahirwa. ariko siko mbona ubanje kubitongera. Nkubwire rero, yego Serushago, ayo magambo yose biri uratongera, njewe n'imitongo nubwo yabirimo ndayitsinze mu izina rya Yesu. amen. Serushago yisome none ubundi unyemera umwanya rubona bikwiriye. Wanyu si burya mugira ubuki bumeze butya, ariko n'ubundi wamvangiye n'ubundi njye ko twabaye bamwe. niko karame Serushago, ntabwo nshaka ko ukora ibyo wahoze uravuga by'imitongo. oya turi abakirisito kandi ibyo by'imitongo twabisize inyuma. Serushago, Mose wanditse igitabo cy'itangira ati mbere na mbere Imana. Mose burya uramuzi? Ndamuzi, yanditse ibitabo 5. Reka tureke Mose rero tugaruke iwacu. Ndumva uyu mutobe umeze neza, kandi kuko twakubwiye umwanya wo turawuguha kuko ijambo urisanganwe. Ahasigaye nushaka kutugira inama umwanya turawuguhaye. Imana iguhe umugisha. Bakumpera amashyi bagushimira byimazeyo. Twatoye ubwozo urubwo maze umuryango wacu wose uravuga ati umunsi wa none tuzahagurukana n'iyo nka, tuzahangaha kwa Natanayeli, tuze gukwa ku mugaragaro. Burya umukobwa mwaduhaye n'igena Providence, ntabwo umuryango wa Emmanuel ari umuryango utari abatunzi. Turatunze, ijambo ryagenzaga mu bye mwiza, turagenzwa no kuba twaza kubakorera ku mugaragaro kugira ngo umwana ukomoka urukiryi kwa Natanayeli namwe mwicare mutekanye. Muryango wa Natanayeli ubona inka zigiye kuvumurira mu zindi, kuko mwaduhaye umwari ukwiriye mwuka byaramo. Ubyero Serushago nicyo kingenza, yaba isho turayafite, yaba amashyo turayafite, yaba amasibo turayafite, yaba isanzu turazifite. Niyo mpamvu isho ni 8, amashyo 8 kuri 834, ukagera ku isibo, ukagera ku isanzu ari 32,732. mu byezo nka zose turazifite. Kwatakuriya Emmanuel twazanye no gukora umukobwa wanyu n'igena Providence, kora umuhungu wanjye Habyarimana Innocent. Reka rondekera aho ngaho ubundi mpinuruti ninywera umutobe uze kunkosha ntawe kosha kirazira. Urakagira Imana mubyeyi mwiza. Nakoze ndayambaje. Ndagira ngo uyu muryango wacu wa Natanayeli wakirira ijambo kandi bambera amashi. Mbere rero yuko nkomeza, ndagira ngo mbanze kubaza ikibazo kimwe. Ni ikibazo kandi urihutana. Mufite abasore bangahe? Iwacu mfite umusore umwe, niwe musore uzwi Habyarimana Innocent, abandi ni abamuherekeza. Barubatse cyangwa muracafite abakiri ingaragu? Dufite bamwe batumenyera aho inka zibyagiye kwibuga, tukagira bamwe basimbuka urukiramende, tukagira ba basore bamwe bajya gufora bakajya kutwashiza imyinzenze, ku buryo urugo rwatakuriya Emmanuel ari urugo rudashobora kuramo ibicanwa na rimwe. Ibyiciro by'abasore bose ndabafite. Nushaka abakogoto ndabaguha, nushaka ba basore barambye mu kirambi ndabaguha, nushaka ba basore batojwe ndabaguha, nushaka ba basore ushobora kubaza ikintu cyose ndabaguha bitewe n'icyiciro ufite. Kwatakuriya Emmanuel turabakogoto ndabaguha. Urakoze ku gisubizo cyiza umpaye. Ndumva ufite umuryango wagutse. Mfite impungenge rero yuko
inka ungeneye naba nkunyaze ahubwo ejo bundi bakazaba bari kugutera amabuye. Inka 720 umaze kuvuga ukaba uvuze ko zose ugiye kuzikwa ukazika umukobwa umwe, inka 720 ufite abandi basore b'abakogoto aho ntibazagukogota. Serusha kwari kukumara amatsiko, nari nkubwiye ngo umugabo bita Bisangwa bya Rugombi turi niwe muntu mu Rwanda rwabo watunze inka nyinshi, yatunze isanzu 32,762 kugira ngo umuryango atakuriya. Natwe turabamukurikiye ku nshuro ya kabiri abatunzi muri Rwanda batunze inka, kugira ngo wankosha inka 8, wankosha 8,864, wankosha amasibo inka ndazifite. Natwe umuryango atakuriya, niba ndi kubeshya Mungu komera amashuri y'umugabo abyumva. Urakoze rero muvandimwe, ntabwo wanyaga n'inka zaturandaga tewe n'umushuru. twebwe mu muryango wacu wa Natanayeli ntabwo watupera inka 720 nkaho Ntabwo nikosheje Serusha, nkaho tugiye kunyaga, ntabwo nikosheje urankoshe, ahubwo kuko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda agasozi kazamutse umugeni kamanuka inka. Icyakora inka turashaka kugira ngo tugukoshe, ntabwo turagukosha inka za kijambere kuko ziba ari za kijambere, ntabwo ziba ari izanyu. Turashaka kugira ngo turebere inka nziza, hanyuma iyo shashi nziza iraza kubera ko itagenda yonyine. Mu muco iraherekezwa n'indi shashi yo kuyimara irungu. Niturangiza kandi izo nka turazakira mu muryango wacu, kuko n'ubundi dusanzwe tuzi ko ejo natwe tuzakenera abageni mu muryango wanyu. Ni nawo muco wa Kinyarwanda rero washobora kuyatugezaho kandi tukarushaho kwishima. Serusha Karame, ndagira ngo kukwereka ko turi abatunzi unamasha wigire hano hafi, manze ngohereze inkwano za mbere nk'ikimenyetso. urakoze cyane, ndakenyera nyine ahubwo nashaka kukubaza. Unamasha uracyafite umugongo muzimu n'amaho ngaho hasi. Umuhungu wanjye buryo se izi nizo nkwano za mbere? Serusha Karame, nizo nkwano za mbere abazungu bataragera mu Rwanda, mu karere ka Gakenke ku musozi wa Kabuye no hacukwaga ubutare. Iyi ngiyi ni imberuka, niyo yazanye Nyirawucaba, niyo yazanye Nyamususa, niyo yazanye Gihanga, niyo yazanye abuzukuru baje Barurenge. Iyo ngiyo ni cyozi cyogera inka zongeye kugwa, ntabwo ari ibumba. Pfuka fashaho rwose atagira ngo ni ibumba namuzane. Iyi ni imberuka cyangwa ni cyapa ngona? Iyi ni imberuka, ntabwo ari ibumba. Cyapa ngona twaraziciye, turacakeneye amasake. Iyi ni cyozi cyogera inka. Uri kuyibona niyo? Turebere ko ariyo. Iyo urakoze, komeza ije mbere. Serushago rero abaheruka mu ishuri vuba cyane bize ibigendanye n'utwatuzo tw'ikinyarwanda. Akangaka rero tukita iwacu mu Murera, tukita imashini ikata ubwatsi, tukakita kayuya bitewe n'umuco. Ariko abaheruka mu ishuri abize utwatuzo tw'ikinyarwanda ntabwo ari akabazo, ahubwo iki ngiki ni igisubizo. Naje mfite ikibazo, umuhungu wanjye yari amaze igihe kinini ariko nigena ya Providence yakubise umwotso. Akangaka iyo kageze mu rubibi kahira manzi yazira kagakikira urubibi rw'abantu, urakagira Imana nyakirira. Urakoze cyane. Nari ntangiye kugira impagarara, ntekereza ko ari ibibazo muzanye mu muryango wacu kandi nta bibazo tugira, ariko impungenge urazimaze. Ubwo aho ushaka kwerekeza, ahubwo mu Gifaransa babyita vi, ubwo wavivuye ko umukobwa wacu ari vi. Urakoze. En français vous pouvez parler un vi. Mugero Serushago
ndabanza nereka abato barahanga kugira ngo umuco utazacika mu Rwanda. Niyo mpamvu mbanze gukuriraho inzindaro kuri iki gicuba kugira ngo nereke abantu baranga ko iki gicuba gitanguwe. Kwangura igicuba nugoreza umuntu igicuba cyakoresha ukabukungura uwo muryango. Iki gicuba ni isugi muryango watakure Emmanuel mu mpera umuryango waduhaye umukobwa mwiza amashyi. Twabazanye igicuba cy'isugi. Ariko rero Serusha karuvati yanjye nawe yakora mwira ibintege zawe zabaye intege reka focus iri umusore batahire. Boga dahira n'uyu musore wanjye aho ni bakomeze nge nawe karuvati yakora mwira uyu musore siko ndi kubona yifumbase biragenda bamaso uyu musore wanjye Sangira nta mugabo wanjye keretse umushumba Goma ubona ko Serusha nakoze umuhungu wanjye urabona ko azi gusoma nk'ingose umwanya rwose. maze rero Serushago iki ni igicishizo cy'ikibumbiro wambaje ngo wazanye inka za kijyambere kirazira. Ntabwo nabeshya imbagira ahangaha ngo muryango wa Natanayeli. Iki ni igicishizo cy'ikibumbiro. Ntabwo dushatse imitarimba, ntabwo dufukuye, ntabwo dushatse amazi w'ingezi, ntabwo dushatse imibirizi, ntabwo tubuganijemo n'undi umugabo nyamugabo wasanzwe afite abashora inka. Iki ni igicishizo cy'ikibumbiro. Urakagira Imana. Ndabona cyari ikibumbiro cyiza nacyo turagishima. Niko sha uhagarara usekurebe Serushago mu maso. Umuntu azanye inkwano za mbere ubundi akumpera umutobe wereke n'abandi bahungu uti n'ubutabazajye bana inkwano za mbere. Uramwa Serushago aho ugira guca ndebe iyo nyinya aho Serushago ukuseka tuzaba undi mugeni. ntabwo umuko wanjye yari yakora Serushago uracyari muto aracyari muto ntabwo aramira ubwanwa. none se ninde wababwiye ngo muzana abana bajya kumviriza ababyeyi? uyu niwe umenye nka se byagiye kwivuga abaye wamuretse aje kuba aragiye. ntabwo aragera igihe cyo kuba yatera intambwe ngo ashinge imikanda agira se ukwe na nyirabukwe kuko hari ikizamini dutanga mu muryango atakuriye Emmanuel. Ufite imyaka ingana? Ufite 20? Uyu yaje ubundi imyaka 18. turashima ko leta y'u Rwanda yemeye yuko uwo nguwo imuha uburenganzira bw'uko ashobora kuba akuze. Urakuze sha ariko se data mwiza nyemerera uyu mwana tumaze kumva imyaka afite kandi tumaze kubona ko nawe yatubera umukwe unyemerere akagasa n'ubwatsi bwazo ndavuga izo badukwereye mukamushikirize. Aka ngaka nako uze kumutuma kuri mushiki we nako karasa n'umunyu wazo hanyuma nako kamushikirize. Kandi nongere nti muryango wadukwereye dukomeje ibiganiro mukomeze mugwire ubwoya bw'inka kandi mubyiruke nk'ubwatsi bwazo murakagwira. Urakoze cyane. niko shangaho kimirana ndumva Serushago agiye kukugabira abakobwa umwaka umwe n'ubuzuza. Muvandimwe ndayambaje turagira ngo dukomeze ibiganiro. Twakomeje gushusha igitaramo ariko nk'uko umaze kudukwera ibyo ari byo byose dushobora kugira impungenge. Nabonye ushomotse, nabonye ukarishe, nagize impungenge rero yuko uwo mukobwa ashobora kuba ari wowe umufite. Ushobora kuba mfite impungenge kuko nabonye uri kuzenguruka ukavuga ngo twabahaye umukobwa mwiza ndayamba, undi kubona uruhara rumaze kugera mu bitugu. Aho umukobwa wanje ntiyaba ari weho wamwifunze. Serusha ntabwo nakura amahano. Ababikoze ni abami babiri. Umwami wa mbere bamwita Kirima Rujugira wari utuye ku ijuru rya Kamonyi. Niwe wabonye umukazana bitaga Karira. Umugabo arazarira cyane ati ni gute umuhungu wawe yantwariye umugore? Arangije yuhi mazima ati munzanire. Niba uwo mukobwa atumye umugabo ari kurira amarira agatemba gutya. Kirima Rujugira akimara kwegera se yuhi mazima ati po
ati abagore bose nabo umwami yitegereje uwo mugore undi wabikoze umwami wa kabiri bamwita Cyilima Rugwe niwe yagiye mu Mujishi Bugesera butaraba u Rwanda ubwo nawe ntabwo nakora ugiye kuba uwa gatatu oya ntabwo nakora amakosa nk'ayo abo bami bakoze ahubwo reka nekere focus uruvugira ijambo yarihorana maze umwana we yari yagiye mutume hoze wabyeyi nawe aramutswa n'abakwe umuramutse nk'umubyeyi ndagapfa iki gihe uwo musore se ahubwo reka mbanze ngubaze focus atarakomeza burya uwo musore muri kumwe ahubwo yahoze arumviriza n'ibyo twahoze turaganira sine yambaje ko munsi ko ari imfura yatuma umwana yumviriza base niba ataguhaye ruswa wareka akisubiriza umwanya wanje umuhungu wanjye rero Habyarimana ntabwo yigeze agera ahangaha ahubwo yari ategereje kumva ubutumwa buturuka mu ihitira ko inzira yawe nyabagerwa nk'imwe mpyisi yagiyeho umugisha ajya kugabana igihinga cya Ruzige kwa twemereye ko none yaza mu muryango umubyeyi ukamuramutsa aho kugira ngo akuramutse burya iyo turi gutarama niyo mpamvu tubivuga ngo ababyeyi n'abaramutswa n'abakwe kugira ngo n'abato bajye babyumviraho umuto aramutswa n'umukuru ntabwo umukuru niwe uramutse umuto urakoze nabyumvise umaze impungenge ko ugiye kumutumaho reka rero dukoresha iterambere kuko iwacu naho rirahari nushaka uhamagare no kuri telefone ubu no muri Amerika yagerayo uramutse nawe ubwawe umutelefone reka mureke n'ubundi akaya nkayabyaye muki ngo ibyanjye ndabirangije usigaye nibyo batahira reka ninywera inzoga reka ajye kwiyicarira abaraha ubusabe bwawe bubaye itegeko ahubwo reka nsimbuke sinteba ndatebuka ahubwo hino uruti hanyuma uwinywera umutobe urakoze cyane ngaho mukirigitananga nawe zamura umurya w'inanga igihe ndaba mpamagara mushiki wanjye reka mbanze niyerekere umukwe wacu ariko reka nanjye ngire